Ndongera ndagushuje inshuti, wowe ukomeje kujya utwereka ko udukurikiye, wowe ukomeje kujya utwereka yuko ukunda gutega amatwi ibyo dukora. Imana y'amahoro iguha umugisha, kandi Imana y'amahoro ikomeze kukwishimira, ikomeze kuguteza intambwe nawe yo kubasha gusoma Bibiliya, yo kubasha gukurikira ijambo ry'Imana umunsi ku munsi, kugira ngo ubashe kumenya neza icyo Uwiteka yandikishije abinyujije mu ijambo rye. Mbese muri kino gitabo cyanditse amateka y'uko cyasomwe n'abantu benshi, kandi iki gikomeje gusomwa n'abantu benshi, kandi igitabo cyanditse amateka y'uko gitunzwe n'abantu benshi. Mbese wowe aho uri wasomyemo iki? Mbese wowe kino gitabo uragitunze? Igitabo kirimo amagambo menshi kandi atangaje, wowe ubasha kwiherera iwawe ukagisoma. Mbese wowe ubasha gusobanukirwa neza n'amagambo arimo? Nagira ngo nkumenyeshe yuko ari cyo uyu muyoboro wacu, ubutumwa bwa marayika, waziye kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza ibiri muri kino gitabo, bitari bya bindi tujya guterana, tujya gusenga, tukumva amagambo gusa umwigisha duteganyirije ajyanye wenda ahari navuga n'icyo yatekereje kwigishaho, cyangwa se insanganyamatsiko yatekereje kwigishaho, maze tugatahira ayo magambo gusa. Ugasanga hari ibintu byinshi cyane muri Bibiliya bitureba tutarigeze tumenya, tutabashije kumenya, kubera yuko iteka twize Bibiliya cyangwa se twumvishije Bibiliya ari uko badusomeye. Ndashaka uyu munsi yuko twiga ni amagambo ateye ubwoba, ariko nanone ni amagambo ashobora guhumuriza umutima ku muntu wafashe gahunda, cyangwa se ku muntu wemeye gukurikira inzira ya Kristo. Ikintu nifuzaga yuko tuganiraho, nifuje yuko kigira umutwe uvuga ngo handitswe ngo. Handitswe ngo, mu by'ukuri umukristo wa none cyangwa se umukristo w'iki gihe biragoye yuko agifata Bibiliya mu mutwe, cyangwa se afata amagambo amwe n'amwe agize Bibiliya, kubera yuko kubera ibindi bintu twirirwamo bya buri munsi mu buzima bwacu bwa buri munsi, ntabwo bijya byoroha yuko twafata Bibiliya mu mutwe. Ariko hamwe no gushaka kwacu, hamwe n'ubushobozi bw'Imana, hamwe n'ibyo Imana itwifuriza, mu izina rya Yesu nizeye ko twabigeraho. Impamvu nifuje ko tugaruka kuri iki kintu cyitwa ngo handitswe ngo, Yesu Kristo igihe yari ari ku isi, ntabwo twigeze tubona yuko yigeze aca mu ishuri, ndetse ntabwo twigeze tubona yuko hari ubundi bwenge yigeze yiga budasanzwe, nta mpamyabushobozi yigeze atunga ari kuri ino si. Ariko Kristo mu gihe gito yamaze ku isi abana n'abantu, yari azi Bibiliya, cyangwa se yari azi ijambo ry'Imana mu mutwe. Biratangaje ko igihe kimwe yageragejwe na Satani, njyewe nkisoma cyangwa se nkisobanukirwa n'amagambo, byanteye kwibaza ibibazo byinshi, numva ndatangaye mu mutima cyane. Muri Matayo igice cyaho cya 4 tuhasanga inkuru itangaje, itwereka yuko burya, igihamya kitwereka yuko burya Satani nawe akurikira Bibiliya, kandi ayisoma umurongo ku murongo, ndetse ahari ashobora kuba nawe ayizi mu mutwe. Bityo rero kikaba ari igihamya kitwereka yuko tutitonze ngo dusome Bibiliya, twige Bibiliya, atari bya bindi byo kwigisha cyangwa bya bindi byo gusoma turenzaho,
ni igihano kitwereka yuko nawe ashobora kuyidushukiramo ndetse rwose tugatakara cyane, tugateshuka, tukava ku murongo. Kandi nyamaza umuntu wayoboye muri kino gitabo ashobora gukomeza kwibwira yuko mu by'ukuri ari mu murongo w'ukuri. Muri Matayo igice cya 4 reka tuhasome. Maze Yesu ajyanwa mu mwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke umutsima. Nshuti muvandimwe, ikintu gikomeye cyane, aya magambo rimwe na rimwe tujya tuyasoma ariko ntabwo tujya twibwira neza Satani aya magambo yayavuze yakuye hehe. Njye naratunguwe cyane, aya magambo nayasanze mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 ku murongo wa 8 uhere ku gice cya 3. Ku murongo wa 8 Gutegeka kwa 2 umurongo wa 8 igice cya 3 haranditse ngo, nuko yagucishije bugufi ikurindira ko wicwa n'inzara, ikugaburira manu wari utazi na ba sekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ariyo imutunga. Ni ibintu bitangaje cyane kubona Satani abasha kujya muri Bibiliya agashakishamo ijambo yazagutsindisha, agashakishamo ijambo yazakubwira igihe uri mu bibazo cyangwa se igihe uri mu bigeragezo, hanyuma akaba yabasha kuhagutegera, nyamara ugateshuka ku murongo mu gihe nyamaza wari uri mu nzira ikwiriye iboneye. Hano dusobanukirwa neza yuko Yesu yari ari mu gikorwa cyo kwiriza ubusa. Ni igikorwa abakristu twese duhamagarirwa gukora kugira ngo turusheho kunoza neza umusabano wacu n'Imana. Ariko kubwo kubasha kutasobanukirwa neza, dushobora kubikora cyangwa se tugakora n'ibindi bikorwa bitwegereza Imana, hanyuma Satani akadusanga kuko azi neza Bibiliya, azi neza ijambo ry'Imana, naho akaba yabasha kudusukiramo. Muvandimwe, nta hantu na hamwe Satani atiteguye gutegera ubwoko bw'Imana kugira ngo abuteshuze ku murongo we. Yaramubwiye ngo, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke umutsima. Amagambo akurikira ni amagambo ashimishije cyane, akaba ariyo mpamvu nateruye intero igira ngo handitswe ngo. Yesu muzi ko yamushubije? Yesu yaramubwiye ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Iyi mpamvu y'aya magambo ni uko Yesu yari azi neza yuko igihe Satani burya nubwo yabasha kwigana iby'Imana, ntabwo yabikora nk'aho ari Imana y'ubwayo irimo irabivuga cyangwa se irimo irabikora. Satani muri iki cyigisho dusangamo yuko yatangije amagambo agira ati, niba uri umwana w'Imana, niba uri umwana w'Imana koko. Hano Yesu nk'umuntu wari usobanukiwe neza kandi wari uri mu mwuka, wari uzi neza ibyanditswe, yahise yibaza mu kanya gato aravuga ati, ntabwo uyu nguyu yaba ari data uje ashidikanya, kumbaza ashidikanya ngo niba ndi umwana w'Imana, data ntabwo yaza kumvugisha ngo azavuga aya magambo. Nshuti rero muvandimwe, ayandi magambo ikintu nifuje ko dusesengura ngaha ni ukubasha kongera kwibukiranya, tukajya twiga neza ibyanditswe igihe ikintu kivuzwe cyangwa se igihe umwuka runaka gusanze kukuganiriza, ukabasha no kubasha gutahura yuko ari ijambo ry'Imana kuko ribivuze.
impamvu y'ibi ngibi ni uko hari igihe tujya duhura n'ikibazo, aho kugira ngo twicare tubaze Imana twitonze, cyangwa se mu kibazo duhuye nacyo tubashe kwita ku cyo duhuye nacyo tukinonosore neza, ahubwo rimwe na rimwe ugasanga twirutse tujya kubaza abantu, hanyuma Satani akaba aratubashije, Satani akaba aradushoboye. Ku murongo waho wa 5 haranditse ngo, turacyari muri Matayo ku gice cya 4 tugeze ku murongo wa 5, maze umwanzi amujyana mu murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Aya magambo nayo ni amagambo akomeye cyane, kuko aya magambo Satani yavuze ari ku gice cya 5 muri Matayo igice cya 4 ku murongo wa 5, ni amagambo akomeye cyane, kuko nayo uko yakabaye ni amagambo dusanga muri Bibiliya, bigaragaza yuko ntabwo Satani ari amagambo yari yaborotse uwo munsi kugira ngo aze kubwira Satani, ahubwo bigaragara ko ari amagambo yari asanzwe azi. None se niba Satani yarabashije gushuka cyangwa se yarabashije kumenya amagambo abasha gushukisha Kristo kugira ngo amugushe mu cyaha, kugira ngo amuteshure ku nshingano ze, none twebwe ab'uyu munsi wa none dusohorewe n'amateka y'ibihe, mbese tumeze dute igihe Satani twifashe dute igihe Satani yaza kudushukisha Bibiliya, igihe Satani yaza kudushuka yifashishije Bibiliya, byifashe biti? Aya magambo ari mu gice muri Matayo ku gice cya 4 ku murongo wa 5, reka nyasubiremo, maze umwanzi amujyana mu murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Aya magambo nshuti muvandimwe agaragara mu gitabo cyanditswe mu gitabo muri Zaburi ku gice cya 91, ku murongo waho, reka duhere ku murongo wa 10. Zaburi 91 ku murongo wa 10 akaba ariho duhera. Nuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe, kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose, bazakuramira mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Aya ni amagambo Satani yakuye muri Bibiliya, cyangwa se yakuye mu ijambo ry'Imana, abasha gushaka kuyashukisha Kristo ubwo yari ari mu butayu arimo kugeragezwa. Nshuti, ni ibintu bikomeye cyane, hari igihe tubisoma ntitubiha agaciro, ariko bino bintu bigaragaza neza yuko Satani azi neza ijambo ry'Imana, bigaragaza neza yuko Satani ahantu yavuye, igihe muzi neza yuko, cyangwa se musobanukiwe neza yuko Satani ubundi mbere yuko aba aza ku mwanzi w'abantu, cyangwa se mbere yuko abigicibwa mu ijuru, ubundi yabaga mbere yuko aza kuba umwanzi w'isi, yabaga mu ijuru, kandi yari umuntu ukomeye. Ibyo rero kuba yari umuntu ukomeye, yari afite umwanya ukomeye mu ijuru, bitwereka nta kabuza, byerekana yuko n'ubundi gahunda z'ijuru arazizi neza, arazisobanukiwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana naryo riri mu bintu byanga byakunda azi, kuko umuntu wabaye mu bwami runaka akayobora mu bwami, akaba umuyobozi mu bwami ubwo ari bwo bwose, iyo atakibubamo aba azi gahunda z'ubwo bwami, aba azi uko ubwo bwami bukora, aba azi amategeko y'icyo gihugu yabayemo nk'umuyobozi. Uko byagenda uko ariko kose, ntabwo Satani yayoberwa ijambo ry'Imana, ntabwo yariyoberwa, kuko yabashije gushuka Kristo
abasha gushaka gushuka Kristo, ariko Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro yuko Data umuremyi wacu, Data wa twese, yabashije kurwanirira umwana we aha ngaha, akabasha kugenda abasha kuvumbura amwe mu magambo Satani yakoresheje amwereka neza yuko umuntu uri kuganira nawe atari Imana, atari Data. Impamvu nari nateruye aya magambo, handitswe ngo ni uko burya mu bukristo bwacu, mu kubaho kwacu, ntabwo tugomba kugendera mu bukristo bw'icyuka, ntabwo tugomba kugendera mu bukristo butazi ijambo na rimwe ryo muri Bibiliya, ahubwo ni amagambo tugomba nanone dutegetswe kumenya, tukayafata mu mutwe, kugira ngo aho uzanyura cyangwa se mu buzindi buzima uzacamo ukumva irindi jambo rikubwira ibintu bijya gusa n'ibyo uzi muri Bibiliya, uzabashe gusobanukirwa neza yuko iryo jambo uri kumva muri ako kanya ni ijambo riri kuva ku muremyi, ni ijambo riri kuva ku muremyi wandikishije iri jambo. N'ubundi iyo rero ari ibintu uzi neza wabashije kwiga ukabyiga ubyitondeye, nta kabuza iyo wumvishije irindi jwi rikubwira amagambo asa n'ari muri Bibiliya ngo kora iki, gira gutya, baho gutya, gira gutya, gira gutya, itwara uku, uhita ubasha kumenya neza kandi ugasobanukirwa neza yuko iryo jwi uri kumva ritandukanye n'ibyo wagize gute wasomye muri Bibiliya. Imana y'amahoro ikomeze idufashe, kandi Imana y'amahoro ikomeze itweze, iduhe gusoma Bibiliya, iduhe kuyisobanukirwa, iduhe kumva neza ndetse no kubasha kumenya amacenga Satani abasha kudutega akoresheje Bibiliya, kuko birashoboka yuko yaba yarakuburiye ahandi hantu, birashoboka yuko yaba yarakuburiye mu nshuti, birashoboka yuko yaba yarakuburiye mu muryango wawe, birashoboka yuko yakuburira mu kazi, birashoboka yuko yakuburira ahantu hose hashoboka mushobora guhurira, ariko ku ijambo ry'Imana ho akabasha kuhagutsindira. Rero reka nkurarikire mu mwanya mutoya ujye ubona mu buzima bwawe, sinzi umwanya waba warageneye gusoma ijambo ry'Imana, niyo wasoma umurongo umwe washaka ukawusoma icyumweru cyangwa se ukawusoma ukwezi, sinzi wawusoma igihe kingana gute, ariko ukabasha kuwumva no kuwusobanukirwa neza, kugira ngo ubwo hari Satani yazabasha kuguhagurukira abinyujije mu ijambo ry'Imana, uzabashe kumutsinda uhawe imbaraga na Mwuka Wera na Kristo Yesu. Reka rero nkwifurize gukomeza kugubwa neza, nkwifurize gukomeza kubana n'Imana, ukomeza kumva neza ikintu cyitwa handitswe ngo, ukabasha gusobanukirwa neza Bibiliya icyo ari cyo, ijambo ku ijambo. Imana y'amahoro ikomeze kuduhana umugisha.